ngo isi yose yamaze gusama inda itazi uburyo izavukamo. Irangije irambwira ngo nimbwira abanyamatorero buri muntu wese mu ruhande rwe abe maso. Irongera irambwira ngo mbwire abayobozi b'ibihugu bose ngo babe maso, ngo baba Nitwa Nyirambarushimana Farida, nkaba njyewe narahagurukijwe mbumurokore mvuye mu dini ry'abasilamu. Nabaga hano muri Nyamirambo, nize kwa Kadafi, nize Sezike ndetse nashakiye muri Nyamirambo. Nabaye muri Kimisagara. Nyuma rero aho mbereye umurokore, maze kuzura imbaraga z'umwuka wera, maze guhabwa imbaraga n'Imana inkuye muri bwa buzima bwari bukomeye nagiye nyuramo, yarambwiye ngo ngeze message ku banyarwanda bose ndetse n'abatuye isi bose. Irangije irambwira ngo mu gihe nk'iki ngiki cya coronavirus turimo, ngo isi yose yamaze gusama inda itazi uburyo izavukamo. Irangije irambwira ngo nimbwira abanyamatorero buri muntu wese mu ruhande rwe abe maso. Irongera irambwira ngo mbwire abayobozi b'ibihugu bose ngo babe maso, ngo baba bakomeye cyangwa boroheje babe maso kandi basenge, ngo kuko umutima w'igihugu uba mu gusenga, ngo kandi gusenga bijya bihindura byose. Ngo nubwo mubona ibibazo byugarije isi, ngo ariko Imana ifite urufunguzo rwabyo. Ngo igihe nk'iki rero yari irimo gusura isi yose, ngo ariko noneho igiye gusura urugo ku rugo, ari ku rugo rw'ibihugu mu isi, ari ku rugo, ari mu ngo zisanzwe z'abantu zubatse. Imanutse ikaburana n'abantu babona icyo bavuga, ngo ni Imana igenga ibihe byose, ngo kandi ni Imana ijya inyuranya ibihe. Irangije irambwira ngo mbwire abayobozi b'amatorero ngo birinde ivangura amadini, kandi birinde gufata ijambo ryayo ngo barigerekeho ibindi bintu, kuko ngo ni Imana yihagije. Imana irongera irambwira ngo abahanuzi, abavugabutumwa, abaririmbyi, abadiyakoni ndetse n'abandi bafite imirimo igiye itandukanye mu matorero, ngo buri wese nabe maso mu kazi ke yahawe, kandi impano yahawe n'Uwiteka zirinde cyane, yirinde kuzigurisha. Imana irangije irambwira ngo abo bantu bose bo mu matorero ngo nibasengeshe umwuka iteka, kandi ngo bagire ibyo birinda, kuko ngo umuntu w'Imana agira uko avuga, akagira uko yicara, akagira uko agenda, akagira n'uko yambara. Ubwo rero Imana ikimara kumbwira ku bijyanye n'uko umukristu agira imigendere ye n'imivugire ye, akagira imyambarire ye, akagira imyicarire ye, Imana yarambwiye ngo bamwe biganye ingendo z'abanyamahanga, ngo ntibakigerageza kubahisha ingingo Imana yabahaye, ngo kandi nazo bazazibazwa. Ngo abenshi bambara ubusa, ngo kandi umuntu agomba kwambara akikwiza. Ubwo rero nyuma y'iyo message Imana yarambwiye ngo nimbwira abantu b'amatorero babe maso cyane. Nyuma y'amatorero Imana yaje kumbwira ngo mbwire n'abayobozi b'ibihugu nabo babe maso, kandi ngo nkangurire abarinda abayobozi bose muri rusange ngo nibasenge cyane, kuko Imana niyirinda, ngo yo ubwayo itarinze abarinze babera amaso ubusa. Irangije irambwira ngo abarinzi bose babe maso. Irangije irambwira ngo abanyamatorero babe maso, abanyagihugu babe maso. Imana irongera irambwira ngo natwe ubwacu tuyoborwa ngo nitube maso kandi twumvira abatuyobora, kuko ngo Imana ikorera mu bantu. Imana irangije irambwira ngo irashaka kugira icyitegererezo cyiza cyandi mahanga igihugu cy'u Rwanda,
ariko irambwira ngo bizaturuka kuri twebwe ubwacu bitewe n'imbaraga tuzabishyiramo no gukora kwacu. Imana irongera imbwira ku bantu bubatse ingo, irambwira ngo abantu bubatse ingo babe maso cyane, ngo kuko abagore ntago barimo kunyurwa n'abagabo bashatse, ngo kandi n'abagabo ntibari kunyurwa n'abagore bashatse, ngo icyo rero kiri kubabaza Uwiteka cyane, ngo kandi kiri kuyikora mu maso. Imana irongera irambwira ngo abubatse ingo baharanire guha ikinyabupfura abana babyaye, kandi n'abana bagerageze kumvira ababyeyi bababyaye ndetse n'abandi muri rusange. Imana irongera irambwira ngo nimbwire abantu b'abanyabwenge yahaye ubwenge muri iyi si, ngo yabahaye ubwenge bwo gukora kugira ngo mwibesheho, ngo ntago yabahaye ubwenge bwo gutandukira inshingano zayo, ngo kandi ntago yabahaye ubwenge bwo kurengera imbago zayo, ngo ahubwo nimugarure ubwenge ku Mana, ngo kuko Imana niyo ifite ubwenge kuruta ibiremwa yiremeye. Ubwo rero nyuma y'iyo message Imana yarambwiye ngo buri wese nagerageze kugira urukundo arugirira mugenzi we, ngo kuko urukundo rwabuze mu bantu, ngo none se umuntu adafite urukundo yakunda Imana? Imana imaze kumbwira icyo kibazo ikambwira ngo nzakigeze ku bantu, yarongeye irambwira ngo nimbaze ba nyiri bitabo biyoboye abantu ku isi mwiyobokamana, ngo mbese barapfa iki kuko kuri bose bagufite, ngo nibamenye ko Imana yasizeho amatorero menshi n'amadini, ngo kugira ngo buri muntu wese agire umudendezo mu ryo ashaka, ngo kandi Imana ntireba idini nta nubwo ireba itorero, ahubwo ireba umutima w'umuntu, ariko ngo umuntu akagira itorero abarizwamo, ngo kuko azabazwa amategeko yamugenze mu isi. Ubwo rero hagati y'ibyo byose icyo nabakangurira ni ukwiyeza ku gato na kanini mugasengesha umwuka iteka. Tuzongera duhure ikindi gihe Imana ninshoboza. Murakoze. Imana ibaha umugisha kandi ibaha imbaraga n'amavuta, kandi yongere ibuzuze cyane, ibahe imbaraga z'ijambo kuruta ibindi byose, kandi ibahe imbaraga z'urukundo n'imbabazi n'impuhwe no guca bugufi kuri twese, tutitaye ngo yarakomeye cyangwa aroroshye, ahubwo twite ku jambo ry'Imana. Imana yavuze ko ari Imana yihagije kandi ni Imana y'imbabazi n'ubuntu bwose. Ubwo rero buri wese mu ruhande rwe mu mpano ze yahawe azikoresha uko bikwiriye, yirinda gukora mu jisho ry'Uwiteka, yirinda gusuzugura mugenzi we, kuko Imana yarambwiye ngo ije muri tere yo mu kibuga cyayo cyo mu isi. Ubwo rero ngo buri wese ari gukinira mu kibuga cyayo, kandi ngo buri wese akenyere. Ngo Imana itakugabiye nabyo ntibyaguha, ngo nimureke kurangazwa n'iby'isi, ngo kuko iby'isi byo bibaye ibibazo ku bantu bizeye iby'isi, ngo ariko abizeye Imana ngo igihe kirageze bikamenya ko Imana yaremye ijuru n'isi, ngo nibiyuzuyemo byose. Ngo mbese mwebwe mubangikanye Imana, mugaterekera mukabandwa, mwarangiza mukizera ibigirwamana n'imizimu yanyu, ngo muzi ko igihe kigeze Uwiteka akabikandagira hejuru. Ngo mbese ko mugiye kunaga inzuzi zikanga gufata biragenda biti? Ngo nimugarure umutima wanyu, ngo kandi mugarure n'imitima y'abanyu, ngo ndetse n'abanyazwe mwese, ngo mumenye ko Uwiteka agaruye ibyanyu. Ngo mbese mwakwiringiye ko Imana ifite byose? Ngo mbese mwaretse kujarajaza umutima? Ngo mbese mwaretse gutandukira inshingano mwahaye? Ngo ko Imana itajya ivogerwa. Ngo mbese buri wese, yaba umwana, yaba umukobwa, yaba umusore, yaba umubyeyi cyangwa se umugabo, yaba umusaza n'umukecuru, ngo mwese nimwavuye mu itaka kandi ntimuzarisubiramo. Ngo nimutekereze kuri icyo kintu gusa. Ngo mbese hari uwuba kuri iyi si ntasaze? Ngo nimutuze mugume ku mugabo umwe wenyine. Ngo kuko isi yose iri kurwana n'umugabo utagaragara.
ngo kandi isi yamaze gusama inda itazi uko izavuka, ngo rero iyo umubyeyi atwite arigengesera kandi agira uko agenda. Imana y'amahoro, Imana y'umugisha, Imana y'urukundo, Imana itagisiga abayo, Imana nyamana, Imana rubasha, ngo niyo yihagurukiye nonaha. Ngo mbese wowe ufite ikibazo gikomeye, ngo ninde wakubwiye ko Imana idashoboye? Ngo mbese wowe urira amanywa nijoro, ngo ninde wakubwiye ko Imana idafite imbaraga? Ngo tuze umutima, ngo kuko ibi byahozeho kandi n'ubu bizahoraho ibihe byose, ngo ariko igerageza uwikunda, igahumuriza uwishaka, ikabana n'uwayizeye akayiringira. Ngo mbese banyamadini, ngo muri mu biki? Ngo ko ariyo byose bigenga. Ngo mbese banyamadini, ngo kuki mudakora umurimo uko bikwiriye? Ngo amatorero nimba afunze, ngo afunze nk'amazu ayo ariyo yose. Ngo ariko ngo intama ziranyanyagiye, ngo dore abungeri nabo ngo bahugiye mu byabaye mu isi. Ngo mbese ko muvugana n'Imana, ngo mufite ubwoba bw'iki? Ngo kuko rero mutewe ubwoba n'ingabo za Shuri, ngo niyo mpamvu ije kubereka ko ari Imana ifite imbaraga muri byose. Ngo kandi dore yari iri mu mahanga yose, ngo ariko igiye gusura urugo ku rugo, ngo ari urugo rw'ibihugu irwinjiyemo, ari ingo zisanzwe mu bantu yinjiyemo. Ngo mbese bagabo, ngo kuki mutarimo kunyurwa n'abagore mwashatse? Ngo mbese bagore, ngo kuki mwebwe mutari kunyurwa n'abagabo mwashatse? Ngo dore ngo umujinya w'Imana uramanutse. Ngo mbese bana, kuki mutubaha abababyaye? Ngo dore mwese muravuga ngo mwubaha Imana, mukubaha n'uwo yabahaye Kristo. Ngo mbese ko yabaye intungane ku isi, ngo kuki mudatera ikirenge muke? Ngo kandi niyo Imana yabazanira intumwa n'abahanuzi babayeho kuva kera, ngo mwasanga nta n'umwe wigeze wanga kumvira Imana. Ngo niyo yatandukiraga, ngo yihutiraga kwiyeza cyane. Ngo namwe icyo Imana ibasaba mu gihe nk'iki ni ukweza imitima yanyu. Ngo kuko niyo nzu ya mbere Imana yicaramo. Ngo mbese hari uwujya mu rusengero atabanje gusurwa mu mutima? Ngo nta hantu urusengero ruhurira n'umuntu ku giti cye. Ngo kandi nta n'aho idini rihurira n'agakiza. Ngo agakiza ni ak'umutima, agakiza ni ak'umuntu. Ngo nimurinde imibiri yanyu kuruta uko murinda ibindi byose. Ngo kuko iyi mibiri niyo mugiye kubazwa. Ngo kandi iyi mibiri niyo igiye kuba umucamanza. Ngo mbese mwe mwambara ubusa, ngo kuki mutubahisha ingingo Imana yabahaye? Ngo ko buri muntu wese azabazwa icye, akabazwa icyo yahaye. Ngo inshingano mwahaye ntimukizuzuza. Ngo yemwe ba nyir'urugo, ngo ari abagore ntibakora inshingano zabo, ari abagabo ntibakora inshingano zabo. Ngo dore urugo mumaze kurwisenyera ubwanyu. Ngo mbese ko Imana ibabazwa n'ingo zitubatse uko bikwiriye, ngo biragenda gute nimanuka? Ngo mbese ko ari ihembe igahana, ngo nihana buri wese ibyo yakoze, ngo muzakwira hehe? Ngo rero bantu muri mwisi, ngo mwese baba bakomeye cyangwa boroheje, nimushikame musenge. Ngo kuko gusenga nibyo bya mbere. Ngo kandi ngo mutekereze aho mwavuye, ngo mutekereze n'aho mugeze. Ntago tubwiye abo mu gihugu cyacu gusa, ahubwo tubwiye amahanga yose, kuko Imana yaravuze ngo amahanga yose ni ayayo, n'ibihugu byose ni ibyayo, n'abayobozi bose ni abayo. Baba ari abayobozi bayoboye ibihugu ni ab'Imana, baba ari abayobozi bayoboye amatorero ni ab'Imana. Ngo buri wese mu ruhande rwe yigenzure. Ngo natwe ubwacu tuyobowe, ngo natwe duharanire kumvira. Ngo kandi twumvire Mwuka Wera, ngo twumvire n'abantu bayo. Ngo kuko Imana ntizakorera mu biti, ahubwo izakorera mu bantu. Ngo mbese utumviye umuntu wakumvira abandi gute? Utumviye umuntu wakumvira Imana ututumviye umuntu wayo. Ngo niyo igishyiraho abayobozi, abakoze nabi ikabimura, ikimika abandi. Ngo mbese ko ari Imana inyuranye ibihe, ngo muzi ibyirimo gupanga ari ibiki? Ngo buri wese nabe maso mu byo akora, buri wese nahamagara Imana, buri wese niyizere. Ngo dore Uwiteka Imana